Ibaze ubyutse mu ijoro ry'ubukwe bwawe, wahindukira mu kwitegereza ugasanga umukobwa ukuryamye iruhande. Umugeni baguhaye si we wasabye, si we wakunze, si we washakaga. Wabigenza ute? Nanone ongera wibaze, ubaye uri uwo mukobwa washatswe n'umugabo utagushakaga, utaragukunze, ahubwo bariganyije bakamubeshya bakamuha umugeni utari we. Ukaba winjiye mu rugo rwubakiwe ku kinyoma, kuko umugabo wawe bamuriganyije bakamushyingira umukobwa utari we, ntazigera agukunda, kuko umutima we yikundira murumuna wawe, kandi bigaragarira abantu bose. Buri munsi, buri uko umunsi ukeye, yashengurwaga umutima n'agahinda gakabije gatewe n'ukuntu umugabo we atigeraga amureba, ahubwo yireberaga murumuna we ari we akunda, ari we bamarana igihe, ari we baba bari kumwe buri munsi. Buri uko yatwitaga yaribwiraga ati ahari nimbyara uyu mwana azamubona mukunde, amwishimire, bitume nanjye nkundwa. Ariko abana bose yamubyariye, abana bose babyaranye, ntibigeze baba bahagije. Ntibyari bihagije ko amukunda, byibura ko anamureba, cyangwa se ngo anamuhitemo. Mu maso ye ntiyigeze agaragara. Nyamara mu gahinda gakabije n'umubabaro wuzuye umutima we, Imana yari igiye kumuhindurira amateka, ku buryo inkuru ye izagera ku batuye isi bose, ikambukiranya ku bami bane bategetse igihugu cyabo kugeza kuri Mesiya ubwe. Iyi ni inkuru y'umugore witwa Leya, umukobwa wa Labani, umugore wa Yakobo, mukuru wa Rasheli. Inkuru yacu itangiriye kuri Yakobo. Yakobo yavukanaga na Esawu, bafite papa wabo witwa Isaka. Ariko muri iki gice tugiye kwibanda kuri Yakobo cyane. Igihe Yakobo yakoraga urugendo rurerure agana mu gihugu cy'iburasirazuba, yakomeje kugenda aza kugera ku musozi uriho iriba ryiza, ubwatsi reka sinakubwira. Abaturage benshi bazanaga imikumbi yabo kuri iryo riba kugira ngo buhirire intama zabo, ndetse inka n'ihene birisha ubwatsi. Muri icyo giturage hari ahantu heza cyane, hari hatuwe n'imiryango myinshi igiye itandukanye, kuko hari ahantu heza, hari ubwatsi bw'amatungo, hari umuyaga uhuha, amazi atemba, hari ahantu heza ho guturwa. Muri iyo miryango igiye itandukanye hari hatuyemo n'umugabo witwa Labani n'abakobwa be babiri. Umukobwa we mukuru yitwaga Leya. Bibiliya ivuga ko yari afite amaso atareba neza. Mu mvugo y'ubu yarebaga umurari. Gusa uko yarebaga kose, icyo tuzi neza, icyo Bibiliya ivuga, yabagaho mu gicucucucu cya murumuna we. Mu buzima bwe bwose, mbere y'uko umubona wabanzaga kubona murumuna we. Murumuna we yitwaga Rasheli. Bibiliya ivuga ko Rasheli yari umukobwa mwiza ufite uburanga kandi ateye neza. Aho yanyuraga hose, mu mihanda yo mu midugudu y'iwabo, abantu bose iyo yatambukaga batangazwaga n'ubwiza. Ubwiza bwe bwakoraga ku mitima ya benshi. Ariko Leya we yari umukobwa usanzwe. Iyo yatambukaga ntawabaga amwitayeho, hari n'ubwo batamenyaga ko anyuzeho. Iyo yagendagendanaga na murumuna we, iyo yatambukanaga na murumuna we, wasangaga benshi bitaye kuri murumuna we, ari we bashaka gukoraho, gusuhuza, kubaza amakuru. We ntawabaga amwitayeho, yabaga ameze nk'udahari. Yakuriye muri ubwo buzima kuko yari azi aho akwiye kuba ari mu mwanya we, igihe murumuna we yabaga ari aho hafi ari kumwe nawe, kuko wasangaga abantu bose ari we bitayeho, ari we bashima, ari we bashaka kuvugisha, bogagiza murumuna we kuruta we. Iyo murumuna we yabaga ari aho hafi, yabaga ari igicucucucu cya murumuna we. Leya yahoranaga ku kababaro mu mutima we, yibaza niba byibura hari ujya umubona, yibaza niba ahagije, yibaza icyo yakosora byibura ngo nawe agaragare. Umunsi umwe ibintu byari bigiye guhinduka byose mu rugo rw'iwabo. Byari bigiye guhindurwa n'umushyitsi bari bagiye kwakira aho mu rugo iwabo. Igihe abashumba bari baragiye intama zabo, barebye hakurya babona umuntu w'umusore ukiri muto ariko w'umunyembaraga arimo abasanga. Nibwo bahagararaga kugira ngo abagereho. Igihe yabageragaho baramwitegereje, babona ko ari umugabo uturutse mu gihugu cya kure. Nuko mu ijwi rituje ariko rifite amatsiko arababaza ati ese muri abahehe? Baramusubiza bati
turi ab'i Harani. Bakimusubiza umutima we warasimbutse, yihutira kubabaza niba bazi Labani umwuzukuru wa Nahori. Yego turamuzi, nuko bamusubije. Arababaza ati ese ari aho ameze neza? Baramusubiza batari aho, ndetse dore na Rasheli umukobwa we araje azanye intama. Muri ako kanya Rasheli nawe yahise ahagera ari kumwe n'intama za se Labani azizanye ku iriba kuzinywa amazi. Yakobo agikubita amaso Rasheli, isi yabaye nk'ihagaze, umutima uradiha, akomeza kumwitegereza igihe yarinze amugiriraho. Yakobo nibwo yakangukiraga hejuru ashidutse kubera ukuntu yari yarangaye, yirukanka ajya gukura umufuniko ku iriba kugira ngo yuhirire intama za nyirarume Labani. Kuko mu ntangiriro igice cya 29 umurongo wa 17 havuga ko Rasheli yari ateye neza kandi afite uburanga. Yakobo akibona Rasheli hari icyahindutse mu mutima we, kuko Bibiliya ivuga ko yahise amukunda akimubona. Mu busanzwe abungeri barategerezanyaga kugira ngo intama zose zihahurire babone kuzuhiririra, ariko Yakobo we yahise ajya kuri rya buye, akuraho umunwa waryo, ahita atangira kuhira intama za nyirarume. Kandi mu busanzwe iryo buye ryari riremereye ku buryo ryasabaga abagabo nka bangahe kugira ngo babashe gukuraho umupfundikizo w'iryo riba. Icyo cyari ikimenyetso cyo kwereka Rasheli ko yiteguye gukora icyo ari cyo cyose, yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo atsindire umutima we. Rasheli nawe ibyo byahise bimukora ku mutima. Mu ntangiriro igice cya 29 umurongo wa 11 havuga ko Yakobo yasomye Rasheli maze araturika ararira. Iyi yari insuhuzanya isanzwe hagati y'abafitanye isano, ariko kubera ibyishimo n'amarangamutima kuri Yakobo byaramurenze, nibwo yaturikaga akarira. Yari ashimishijwe n'uko abonye umuryango wa nyina, yumvaga abonye ubuhungiro, ariko ikirenze ibyo byose yari abonye umugore w'ibyishimo bye, yari abonye umugore ufashe umutima we, uzamubera umukunzi we ubuziraherezo. Rasheli nibwo yasubiraga inyuma, agenda yirukanka no kwa se amutekerereza ibibaye byose. Labani acyumva ibya Yakobo ahaguruka yirukanka ajya kumusanganira, niko kumuhobera, aramusoma n'ubwuzu bwinshi, maze amuzana iwe mu rugo. Yakobo nibwo yamutekerezaga ibyabaye byose, amubwira ibya mama we Rebeka, amubwira n'ibya mukuru we Esawu, amusobanurira impamvu ari guhunga. Birangiye Labani aramubwira ati ni ukuri uri igufwa ryanjye n'umubiri wanjye, maze Yakobo amarana nawe ukwezi kose. Yakobo yakomeje gukorana na Labani umunsi ku wundi, ari nako urukundo rwe hagati ye na Rasheli rugenda rukura. Maze Labani abaza Yakobo ati ese uzakomeza kunkorera nta kintu nkuhemba ngo ni ukuri mwene wacu? Mbwira icyo nzajya nkuhemba. Yakobo niko kumusubiza mu magambo aboneka mu ntangiriro igice cya 29 umurongo wa 18, aramusubiza ati niteguye kugukorera imyaka 7, hanyuma ukankingira Rasheli umukobwa wawe muto. Mu by'ukuri imyaka 7 yari imyaka myinshi cyane ugendewe ku byasabwaga kugira ngo papa w'umukobwa agushyingire umukobwa we. Ariko kuri Yakobo ntacyo byari bimubwiye, ntacyo byari bimutwaye, kuko yari yarakunze Rasheli urukundo rwinshi cyane. Nuko Labani aramusubiza ati byiza nuko namugushyingira aho kumushyingira undi, gumana nanjye. Yakobo akora imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli, ariko kuri we yabonaga iyo myaka ari nk'iminsi mike cyane bitewe n'urukundo yamukundaga. Sa nk'uwishyira mu mwanya wa Leya, wibaza ukuntu Leya yiyumvaga igihe yabaga yitegereza Yakobo akora uko ashoboye, umunsi ku munsi uko umwaka uje undi ugataha, Yakobo akora uko ashoboye kose agakoboka kugira ngo azashyingirwe Rasheli wari murumuna we. Leya yakomeje kwitegereza urwo rukundo rwari hagati ya Yakobo na murumuna we, ariko bikamubabaza, akibuka ko we nta na rimwe Yakobo yakigera amureba, usibye na Yakobo nta n'undi muntu wamureba nk'uko Yakobo areba Leya, cyangwa wakemera gukora imyaka 7 hejuru ye. Akababazwa n'uko adashobora kwinjira ahantu ngo babe bamubona cyangwa ngo barangazwe nawe. Ibyo byose byamushenguraga umutima. Mu busanzwe mu muco, umukobwa mukuru niwe wabanzaga gushyingirwa, ariko se ari gushyingirwa ate kandi abasore bose n'abagabo bose bo mu gace k'iwabo bose babaga bishakira murumuna we Rasheli, we nta wamurebaga, nta n'uwigeraga amubaza ngo biti.
Leya yumvaga atitaweho kandi atagaragara. Hanyuma Yakobo abwira Labani ati mu mugeni wanjye ndyamane nawe kuko igihe nagombaga kumukorera kirangiye. Maze Labani ategura umunsi mukuru, ategura umunsi w'ibirori bya Yakobo na Rasheli. Atumira abantu bose bo mu karere, abantu barabyina, ibiryo barateka, inzu barataka, imitako ahantu hose, bari biteguye umunsi w'ubukwe. Mu mutima Yakobo hari huzuye ibinezaneza n'ibyishimo byinshi, kuko nyuma y'imyaka 7 akora ataruhuka amanywa nijoro, birangiye Rasheli agiye kuba umugore we. Ariko Labani se wa Leya na Rasheli yari afite indi gahunda, yari afite undi mupangu atigeze abwira umuntu n'umwe wari ugiye guhindura ubuzima bw'abakobwa be. Mu muco wabo umugeni yambikwaga imyambaro imupfutse kuva ku mutwe kugera ku birenge. Mu mihango y'ubukwe bwose nuko umugeni yabaga yambaye, maze ubukwe bwarangira bagafata umugeni bakamujyana mu ihema ry'umugabo aho ari buze kumusanga. Labani nibwo yafataga umukobwa we mukuru Leya aba ari we agira umugeni mu cyimbo cya Rasheli. Barangije imihango yose y'ubukwe, bafata Leya bamujyana mu ihema rya Yakobo, ajya ku buriri ari hamutegerereje, ndetse bamuha n'umuja we Zirupa barajyana. Ushobora kuba wibajije ati ubu Leya ibi bintu yarabyishimiye? Ese koko nibyo yashakaga? Cyangwa yashyizweho imbaraga n'igitutu bya papa we nawe ahitamo kumwumvira? Bibiliya nta kintu ivuga ku marangamutima ya Leya igihe yashyingirwaga mu mwanya wa murumuna we. Gusa icyo tumenye yuko Yakobo yahawe umugeni atashakaga, yahawe umugeni atakunze. Ese Yakobo amaze gusanga bamuhaye Leya byagenze bite?